Ndabasuje kandi mbifurije kugubwa neza mwese badahwema kutwereka yuko mudukurikirana tanu kwa tanu. Njye na Emmanuel Karama ubifuriza impagarike n'ubugingo. TV yanyu rero ni Taratibu World, YouTube channel ibagezaho ibiganiro bitandukanye cyane, ariko ngiye nkagaruka muri Taratibu Update. Bruce Melody rero na Kivumbi King, Mike Kayihura na Bien-Aimé Baraza bagiye guhurira mu gitaramo bise Friends of Amstel. Abahanzi bakunzwe cyane n'abatari bake yaba hano mu gihugu, muri Afrika ndetse no ku isi yose, barimo Bruce Melody, Kivumbi King, Mike Kayihura na Bien-Aimé Baraza wo muri Kenya bagiye guhurira mu gitaramo cya Friends of Amstel cyatewe inkunga n'ikinyobwa cya Amstel. Muri icyo gitaramo kandi hazaba harimo n'abandi bahanzi baturutse impande zose. Iki gitaramo kizaba tariki ya 18 Ukwakira 2025 mu nyubako mpuzamahanga y'imyidagaduro, siporo n'ubukerarugendo ya Zaria Court. Ntabwo ari igitaramo gusa kuko imiryango izaba ifunguye kuva saa 8, aho hazaba hari ibikorwa bitandukanye bishimishije kugeza nijoro ubwo abahanzi bazaba barimo baratarama. Abazitabira bazataramirwa n'abahanzi bakunzwe mu Rwanda no mu karere nk'uko nabibabwiye ndetse no ku isi yose.